Shalom, amahoro y'Umwami Yesu Kristo abe muri mwe, murakaza neza kuri Edi Gospel Rwanda, aho twegera Yesu Kristo binyuze mu ijambo ry'Imana isengesho. Niba uyu munsi ubyutse ufite ibyishimo, Imana ishimwe. Ariko niba ubyutse ufite umutima uremerewe, ufite ikibazo utazi uko kiza gukemuka, cyangwa ukaba utazi uko uyu munsi bugende, ntugende wenyine, fata akanya tube hamwe imbere y'Imana. Reka ngire ikibazo gito nkubaza, wowe turi kubana kuri Edi Gospel Rwanda. Ese hari igihe ubyuka ugahita wibuka ikibazo ufite, ukaba nijoro wagiye kuryama ufite ikibazo, ariko ukibyuka nta kindi kintu uratekereza, utekereza ku kibazo wararanye. Ese hari igihe ikibazo kiba kinini mu buryo mbere yo kuva mu buriri uba watangiye kugira ubwoba? Subiza muri komenti. Umunsi ndashaka kwibutsa ikintu kimwe. Kuba wowe utazi uko uyu munsi uri bugende, ntibivuze ko Imana yo itazi uko uri bugende. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Imana yo yari izi uyu munsi wawe mbere y'uko ukanguka. Nyemerera ufate akanya gato utuze. Niba ubishoboye, funga amaso yawe, humeka buhoro, reka ibitekerezo byinshi bigabanuke. Ndabizi ubwonko bwawe bushobora kuba bwuzuye ibibazo, ariko fata akanya ubwire Yesu uti, Mwami Yesu, uyu munsi ndawuguhaye. Sinzi ibiza kuba, ariko nizeye wowe Yesu Kristo. Ndasubiramo, bwira Yesu muri iki gitondo, aho wicaye cyangwa se aho uri kugenda, bwira Yesu uti, Mwami Yesu, uyu munsi ndawuguhaye. Sinzi ibiza kuba, ariko nizeye wowe Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu maganya ya Yeremiya, ibice 3:22 kugeza kuri 23. Maganya ya Yeremiya, ibice 3:22 kugeza kwa 23. Uramutse ufite Bibiliya wamfasha tugasoma, ariko nanone udafite Bibiliya wantega amatwi, twese turagabana umugisha w'Imana. Haravuze ngo, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. Haravuze ngo, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. 23. Zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe munini. Amen. Bavandimwe, hari ikintu cyiza cyane muri iyi mirongo twibutsa ko impuhwe z'Imana zitashije, kandi ko ubuntu bwayo buhora ari bushya buri munsi. Aho wakwibaza uti, ese bivuze iki kuri twe? Bisobanuye ko uyu munsi atari umunsi w'amahirwe gusa, ni umunsi mushya Imana yaguhaye. Ejo ushobora kuba warakoze amakosa, ejo ushobora kuba waracitse intege, ejo ushobora kuba wararize, ariko uyu munsi Imana yongeye ku buzima bwawe. Imana ikaba yongeye guhaye amahirwe yo kuyegera. Ntukemere ko amakosa y'ejo akubwira ko ejo hazaza hawe harangiye. Niba ukiri muzima, hari icyo Imana ishaka gukomeza gukora muri wowe. Umunsi rero ntutangire umunsi wibaza gusa uti, ni iki ngiye gukora? Ahubwo ibaze uti, Mana, uyu munsi ushaka ko mba muntu ki imbere yawe? Shaka Imana mbere yo gushaka ibisubizo. Mbere y'uko ushaka ibindi byose, mbere y'uko utumbira izindi ntego zose, banza ushaka Imana mbere yo gushaka ibisubizo. Senga mbere yo gufata ibyemezo. Soma ijambo ryayo mbere yo kwemera ko ubwoba bukwiba. Ndabizi rwose abantu benshi dufite byinshi bitubangayitse, ariko gushaka Imana mbere nicyo gisubizo gikomeye. Reka dufatanye isengesho. Data twese uri mu ijuru,
ndagushimira kubw'uyu munsi mushya, urakoze ko nkiri muzima, urakoze ko impuhwe zawe zitashize. Mwami, uyu munsi ndawuguhaye, jya imbere yanjye unyobore mu byo nza kuvuga, mu byo nza gukora, no mu byemezo nza gufata uyu munsi. Niba hari ikintu nza guhura nacyo kikanshobera, umpe ubwenge bwo kugushaka aho kwishingikiriza mu mbaraga zanjye. Niba hari umuntu uza kumbabaza, umpe umutima wo kubabarira. Niba hari umuntu unkenera k'ubufasha, umpe umutima wo kumufasha. Niba hari ikigeragezo nza guhura nacyo, umpe imbaraga zo kutagutererana. Mwami, ndasengera umuntu uri kumva iri sengesho ufite ubwoba bw'ejo hazaza, mwereke ko utamutereranye. Ndakwinginze, komeza abarwayi, uhumurize abababaye, ukomeze abacitse intege, kandi uhe ibyiringiro abumva ko nta nzira bagifite. Mwami, hari abafite intege nke, hari abakeneye kongera kugarura ibyiringiro, nawe basubizemo intege. Ariko ikiruta ibindi byose, udufashe kutagushaka kubera ibyo ushobora kuduha gusa, ahubwo udufashe kugushaka kubera uko uri Imana yacu. Dufashe kugukunda ndetse no gukunda umwana wawe Yesu Kristo, no kugendera mu nzira ye. Uyu munsi ubuzima bwacu bube ubuhamya bw'urukundo rwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, ubutware n'ubushobozi. Amen. Ijambo ryo kwizera nagusigira umunsi dutangiye. Uyu munsi ntabwo uri wenyine. Nubwo utazi ibiri bube, Imana irabizi. Nubwo utabona inzira Imana yo irayibona. Komeza kuyiringira. Niba wumva umaze igihe uri kure y'Imana, utegereze ko ubanza kuba umuntu utunganye ngo wegere Imana. Ahubwo egera Imana uko uri kose. Ibwira uko uri kose umutima wawe. Yesu Kristo niwe shingiro ry'ibyiringiro byacu. Niba iri sengesho ryagufashije, andika amen. Niba ufite icyifuzo cyo gusengera, cyandike mu bitekerezo. Kanda subscribe, kande like, kandi usharinge iyi video. Murakoze gukurikira Edi Gospel Rwanda. Tuzongera duhure mu isengesho ritaha. Shalom.